mu magambo ugere ku kibazo cyawe cyangwa ushaka kutubwira birangire. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, tubanje kubashimira kubw'umutekano mwatugejejeho, tukaba turyama tugasinzira. Nitwa Bizimana Pierre. Amazina yawe ugere ku kibazo cyawe. Nitwa Bizimana Pierre, mfite ibibazo bibiri. Yego. Icyifuzo cya mbere ni uko mwadufasha hano ubutaha tukazongera kuhabakirira byibuze hari stade. Nibyo hari ikibazo cya stade twagombaga kubaka. Ngira ngo hari stade twasezeranije ariko Muhanga na Nyanza. Ruhango ntirimo ubwo. Nibishoboka kubaka, urumva nyine aho twabisezeranije kera ntibirahajya, ubwo urumva kwaha. Ariko tuzashaka uburyo twagira stade, nibura dushobora kutagira stade muri buri karere, ariko dushobora kugira stade zifite uko zimeze, uturere twazifatanya ku buryo abegeranye bashobora gukoresha izo stade neza. Ariko ikibazo cyo ndacyumva, binyibukije gusa icyo kibazo kindi cy'uko hari stade twasezeranije tutubatse, ubwo ariko na Muhanga turaza na Ruhango turaza kuyongeraho. Ikindi kibazo kimwe mfite ni ikibazo kijyanye n'abamotari muri rusange. Abamotari sinzi nimba mujya mubibona, twumva twebwe dukora hano mu Ruhango ariko twumva za Kigali aho ngaho ngo bigaragambya, ariko imyigaragambyo tuzi ko itemewe. Ibyo byose nkeka ko bababuze kugira ngo babashe kukibabwira. Icyo kibazo cyatumye abantu bigaragambya naracyumvise. Jyewe ndakivuga nk'by'umwihariko nkanjye uko mbizi nk'umuntu ukora umwuga. Twihutishirize nawe. Dufite ikibazo cya asiranse ihenze cyane ku buryo moto yanjye nyishyura asiranse y'ibihumbi 165, tukishyura ibintu bitandukanye, autorisation, ipatante, umusoro ku nyungu, tukishyura byinshi ku buryo utabasha kuba babasha no kugura umwenda cyangwa urihira umwana mu ishuri. Turabasaba kugira ngo ikibazo cyacu kibi cyanyu mu kidukurikirane. Ndabyumva. Nicyo ngicyo. Ndabidufasha. Murakoze Nyakubahwa Perezida. Yes. Minister Minister wa Transport arahari, wa infrastructure. Icyo kibazo wakivugaho iki mu magambo make, ariko tugishakire n'umuti nacyo. Murakoze Excellency, icyo kibazo avuze koko nicyo, ariko inzego zirimo ziragikurikirana ku buryo twamwizeza ko mu gihe gito cyane yaba Minefra, yaba Beneri, yaba Minicofine hari za proposal z'amasoko. Ariko kuki izo nzego zitagira aho zihurira ngo zorohereze abantu? Your Excellency, mu gihe kitarenze amezi 2 kiraba cyakemutse. Icyo kibazo rwose nanjye ndagishyiramo uruhare rwanjye, turaza kugikemura. Nta mpamvu wese egera mikoro. Ikintu cyari gitumye mpagarara hano ni ukubashimira kubera ko mubashije kucyumva. Twararenganye rwose, Nyakubahwa muzakurikirane ko iki kibazo babashije kugikemura kuko twaragowe. ubu kizakemuka. Ariko se inzego za leta zikora zihumirije. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nagira ngo twongere tubashimire ku nama, ku mpanuro, kandi tubizeza ko tuzashyira mu bikorwa inama n'impanuro mwaduhaye kuri uyu munsi. Kansabe indongozi z'akarere ka Ruhango. Uretse gato, ko haje n'undi ikibazo mu magambo make. Murakoze, nitwa Kwimana Claudine,
mvuka mu karere ka Nyaruguru ariko mbaye imyaka 12 hano mu karere ka Ruhango. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ikibazo cyanjye kimaze imyaka 3. Mfite umugabo w'umusirikare yasezeranye 2, nasezeranye nawe 2008 karere ka Huye tariki 11 z'ukwa 12. 2020 ku itariki 2 asezerana n'undi wahoze ari umukozi wacu bita Mukamurenzi Solange, atuye mu karere ka Bugesera umurenge wa Nyamata. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nkaba nifuza kundenganura nambuwe uburenganzira njye n'abana babiri. Nta handi wari wakigejeje icyo kibazo? Ubuyobozi bwa auditora, Minadefu, urukiko rw'ibanze rwa gisirikare Nyamirambo n'urukiko rukuru rwa Kanombe ruzi ikibazo, ariko yo najyagayo nakirwaga na bene wabo. Yes, ariko ndifuza ko banza wumva ariko numva neza. Hari izindi nzego wowe ubwawe wakwiye kuba ugezaho icyo kibazo mbere yo kujya naho ngaho wakirwa na bene wabo bagutera ikibazo? Begera mikoro. Chadi iki Mutabazi Richard uyoboye uwo murenge atuyemo, naramusanze namubwira nti dore umugabo yarantaye anca inyuma, naho nashatse guhera rero imitungo dore angaha. Banza wumveka Minister wa Social hariya ni mukwiye kubanza gukemura biriya bibazo mbere yuko bijya muri Minadefu cyangwa mucyo. Urumva twumvikane, ariko na mikoro yawe ko bayivanyeho barese. Murakoze. Reka nkorohereza ikibazo mbere yuko ujya n'ahandi. Icyo ni ikibazo cy'ubutabera, icyo ni ikibazo cy'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze. Niyo mpamvu nashaka kugira ngo Minisita icyo kibazo gikemure. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, icyo ni ikibazo numva ariko Minadefu yagombaga kumfasha kubona imemaye na Bishop. Ntiyabikoze. Izina ryanjye ryasimbuwe n'uwo mugore mutoya. Ibintu byose nta na kimwe nkibazwa kuko naranapfuye. Ngaragara nk'umuntu wapfuye ahantu hose. Ibyo byose ni byo kubwira ko biturutse hariya bigira uburyo bubikemura neza. Naho uzajya muri Minadefu uhure nabo bajyanye barandiragiza banzanira bene wabo nibo banyakira. Ndiho ndakubuza kujyayo nkwereka aho wanyura ahandi. Ariko rwose ndifuza ko munyamurira ikibazo nkabona aho kuba, nkabona n'uburenganzira bwanjye. Jya hariya kuri uriya Mudamu Minisita ko agufashe. Ibya Minadefu biturekere, reba uwo nguwo hanyuma bizagera muri Minadefu.